ntabwo mbatindira koresha nyine igihe cyakora umwuka wera akunze kuyobora ibintu. Harakari mu mahano umva mu mutima sinzi ko muza gucuranga imigisha yawe yangezeho unyonje niyumvisaga yebabawe ko mbona binze ibyo ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Imigisha yawe yangezeho ku buryo nje niyumvisaga yebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Imigisha yawe yangezeho ku buryo nje niyumvisaga yebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Imigisha yawe yangezeho ku buryo nje niyumvisaga yebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Imigisha yawe yangezeho ku buryo nje niyumvisaga yebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Imigisha yawe yangezeho ku buryo nje niyumvisaga yebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Imigisha yawe yangezeho ku buryo nje niyumvisaga yebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Haleluya. Imigisha yawe yangezeho ku buryo nje niyumvisaga yebabawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Amen. Amina kubwa. Nabonye gutekereza imigisha y'Imana ariko umutima urambwira ngo imigisha umwe tutabona uko tuvuga ngo nukumenya Yesu. Nimugire ngo amen. Ni umugisha tubona uko uvuga kazuterera Yesu ari tukamubwira ngo warakoze karekera kuko nta bindi. Nimugire ngo amen. Shimwe rijyagakiza kumwanditsi yaravuze ngo Imana ngo yafashe Yesu wirangize imushiramo ngo imigisha yose wirangize iravuga ngo nguyu ndamubaha kuvuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu aba yakiriye imigisha yose. Semeni haleluya. Hey haleluya. Imana baho umugisha cyane. Imigisha yawe Yesu yangezeho buryo ntobona uko mbivuga. Tugiye kuganira turasoma teme yacu turongera dusoma handi hantu nk'hatatu ariko ndagenda sobanura buke dusoze. Yeshuwa 24 murongo waho 15 aravuga ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi ukorera Uwiteka uyu munsi mwitoranyirize
uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza banyu bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ariko nje n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa na ba sogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Dusimbuke so murongo wa 22. Yosuwa abwira abantu ati, nuko muri abagabo bo kwihamiriza ibyo yuko muhisemo Uwiteka kuba ari we muzakorera. Nabo bati, turi abagabo b'ibyo. Yosuwa ati, noneho ubwo ari ibyo, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mukorere mukomereze imitima yanyu ku Uwiteka Imana ya Isiraheli. Abantu babwira Yosuwa bati, Uwiteka Imana yacu niyo tuzakorera kandi tuzayumvira. Mwakira ijambo ry'Imana. Twese haleluya. Hari hasigaye umurongo umwe wavugaga ngo, nuko uwo munsi Yosuwa asezerana n'abantu, abahera amateka n'amategeko Shekemu. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Sawa. Nkeneye ngo musigarane umurongo uvuga ngo Yosuwa ati, noneho ubwo ari byo mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe. Cya kabiri, mukomereze imitima yanyu ku Uwiteka Imana ya Isiraheli. Mushaka turekera aho ngaho. Mukomereze imitima yanyu ku Uwiteka Imana ya Isiraheli. Manze mukuremo imana z'abanyamahanga ziri muri mwe hagati. Murangiza mukomereze umutima wanyu ku Uwiteka Imana yacu ya Isiraheli. Nimugire ngo amen. Turasoma igitabo cy'Abaefeso ibice 4 murongo waho wa 20, ibice 5 je pense. Manze mureke mbabonega neza nuko ibice 4 umurongo wa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Dusome umurongo 2. Uravuga ngo, kandi ntimubererekere Satani, uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoreshe amaboko y'ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. N'uwa gatatu uramfashe katusome. Uravuga ngo, ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo muje muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana. Nihangane some ibipande byinshi. Dusome Baroma 12 murongo wa 1 gusa n'uwa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Murongo wa 2 rero mutegera cyane. Uravuga ngo, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Soza hari cyanditswe cyo muri Yakobo canje mu mutwe nacyo, reka ngisome ndangiza ndekeraho. Haleluya.
igitabo cya Yakobo ibice 4 umurongo waho wa 4 haravuga ngo yemwe basambanyi namwe basambanyikazi ntimuzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri mwe muri twe urararikira ukagira n'ishari, ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nico gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima mwakira ijambo ry'Imana. Semeni haleluya. Iri jambo ndarica mu bice bibiri kuvuga ngo ndarisoza nimugoroba. Haleluya. Yoshua yarababwiye ati ko mubyihitiyemo mubaye abagabo mwenyine bo kubihamya. None amakuru asigaye nabiri. Icyambere hari ibintu mbambabonamo bidakwiriye mubikuremo. Nimugire ngo amen. Icyakabiri ngahwe nimukomereze imitima yanyu kuwiteka Imana yacu Isirayeli. Nimugire ngo amen. Nayo magambo na ikiganiro bakoze cyari kirekire cyane aho babwira ko Imana itazobabarira nibagira izindi Imana bakorera. None bashatse bubabaretse kuko karabona bafite amanyanga. Baramubwira ati biragatsindwa nta yindi Imana twokorera. Hari Imana. Hari ikintu natekereje cyane. Haleluya. Natekereje ijambo rivuga ngo ni Imana yabanye natwe ngo muri ibi bihugu byose twanyuzemo. Iza ndekereza bene wacu ukuntu Imana yabanye nabo muri ibi bihugu byose bagiye banyuramo, ikazi batungira mu butayu badahinga batagira, ariko baranga batera Imana umugeri barayanga. Havuga ngo izabahindukirana ibagirire nabi nubwo yari yarabagiriye neza. Nimugire ngo haleluya. Ikabagutura. Hari umuntu wari umubwira nimugire ngo amen. Ariko nzambibona zambagenda ahantu nzangenda ahantu henshi. Semeni haleluya. Bene wacu nta hantu barashika ngo ubone urebe amakositime mwambaye n'ibiki vuga ngo muri impunzi bitenge byizi uko hano mwagize umutima mwiza mwotangira gufasha abanyagihugu nibyo cyangwa sibyo. Aho none mbariza mugenzi wangu siyo si Imana wazanye ibiki bikomeye iyo si Imana. Ariko ibyo murimo bivuga iki bisobanura iki bimeze gute birebe Imana nubwo ngo yabakunze nubwo yabagiriye neza nubwo ngo ari nimuramuka muyanze mukaja mu zindi Imana ngo izahindukira ibagirire nabi. Haleluya. Abene wacu iyo babwiye ko ibyago bituriho ari ibyaha aho ngaho ubuhangaje afere usa n'utomboye ng'intambara. Kandi n'abagabo bo kubihamya ko Imana yababuriye inshuro imwe zibiri zitatu zine. Musamubwira ngo Imana ni umuntu cyangwa muzamubwira ngo mwo kwirengagiza ikindi Imana nayo ikavuga ngo ubwo bakiretse gareka tukireke ntibibaho. Kadutangira haleluya. Hasilope. Nimugire ngo amen. Iyo abantu Imana bahaye agakiza ibibahaye umugisha w'ikirenga. Nimugire ngo amen. Imana bahaye itanza agakiza ka kuzuye kagashika ku muntu bimuhaye umugisha utangaje. Nimugire ngo amen. Nubwo kwakira agakiza ibindi byose bitahari byose bitahari. Nzamubwira abantu ngababwira ngo Yesu arahagije aranejeje ibindi byose ntakiraboneka uzingura burara. Nimugire ngo amen. Niyo baza bita besoin primaire.
nukurya nugwanga uzi nguraburara ariko ukamenya ko Yesu yuzuye ubu ufite umugisha w'ikirenga uruta umuntu ufite ubutunzi bw'isi bwose. Haleluya. Yes, yigeze abantu ababaza musembabaza ndamutse mbahaye ubutunzi bw'isi bwose ngo ariko mukaka ubugingo ngo ese byobamarira iki? Arasara baza ngo ese ngo ufite ubutunzi bwinshi ngo muri ibyo ufite ngo niki wotanga nk'ikiguzi ngo ubone ubugingo? Vuga ngo kirabura. Nimugire ngo haleluya. Paulo yari umugabo wari wizewe iwabo mu gihugu mu Bayuda. Nimugire ngo eme. Wasomye ndetse ufite n'akazi, ariko umunsi yamenye Kristo yaravuze ngo ibyarindamu yanje unabitekereje ko ari igihombo ngo kubw'ubutunzi butagira iki haleluya, kubw'ubutunzi butagira akagero, kubw'ubutunzi nabonye ntumenye icyo nogereranya nabwo, ariko ubwo butunzi ngo nukumenya Kristo. Nimugire ngo eme. Haravuga ngo nicyo gituma rero ngo nzangerageza kugira ngo abantu bose ngo babone ko ndi muri we, ngo kandi ngo bamboneho no gukiranuka, ngo kutazanwa n'amategeko, ngo ahubwo kuva ku Mana. Nimugire ngo haleluya. Paulo yaragira amafyeri gusa y'ubukristo, yigeze yumva ko umukristo uzaramuhagije. Hari umunsi umwe ngo yigeze agira agashakwe sinzi akagwara yari yagize, bamwe bagazavuga ngo azazana ayo ni commentaire siko birivuga igishakwe point igahekeraho. Bamwe bazavuga ngo yagazazana ubutuna ku maso bucya nyine ngo yari yaragwaye ukunda, abandi bakavuga ukundi ngo yagazare bene ibyo, ngo arangiza aja guhudumiya bavugira mela ritavu. Yaravuze ngo yagiye gusenga inshuro zitatu, nimba yageze aja mu butayu ati Mana furaho akakantu nagakinza mwe amazima ari mubwira ikintu. Haleluya. Ariko Imana ni nziza Mana. Nimugire ngo eme. Ngirangize ngo Paulo ngundi ubwaje buraguhagishe uko kuragira ngo ukantu kaza kaboneka amavuta ugira tawuze kuki Imana yakubwira ngo zamusiga amavuta tuzona abantu bose bagushaka uzugira ngo bazabona ko gashakwe. Neema yangu yatosha. Ubuntu bwaje bukuriho, ubwisa bwaje bukuriho, ubwo burahaye tugasubira ikibazo ngo ndataha. Nimugire ngo eme. Paulo amazamuka tuje nta kibazo cyegeza agira ikibazo mu iteraniro rinini, kubera ko yarazi ko amavuta muriho yabirangije. Nimugire ngo haleluya. Imigisha yawe yangezeho uburyo nje niyumvisaga ye baba we ko mbona bindeze ibyo ukorera ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Hano pena tangura upaina wea ijambo rimwe ry'imva mutima warakoze. Yani tosha neema ya Mungu ndio uzima uyatambua kwenye upungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Ebolela kelema androya kwenye upungufu wangu ndipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu. Hayo tosha. Kope hayo yani tosha. Lobre de vegarini sabina. Amen. Mubwire mgenzi wangu Yesu yatosha.
Yesu anatosha maishani. Ikiwa wewe umempokea kwa kweli, Hallelujah. jua ya kwamba Yesu anatosha bila mimi. Yesu yatosha. Ibindi bitarakunda, ibindi bitahari, Yesu yatosha. Yesu arahagije. Nimubwire ngo amen. Yesu ni furaha yangu, nimejaa pendo. Droshala. Singo nezerewe mu gitondo. Zamura amaboko. Yani tosha neema ya Mungu Ndiyo uzima kuyatambua wenye Ngira mugezi wangu kumenya ibyo zake kumenya ibyo satimiha. dukomeze nimugire ngo amen. Hallelujah. Arimvuze Yesu wabambwe, arimvuze Yesu wadupfiriye. Semeni haleluya. Niyo mpamvu shaka kubabwira ngo kwikomereza kuri uwo Yesu nizo mbaraga zacu. Haleluya. Kwikomereza kuri nde? Kuri Yesu. Hari amagambo nashatse kuvugayo atatu nayise amahame. Nimugire ngo yeme amahame y'umuntu ushaka gukomerera ku Mana. Ijambo rya mbere, bwira mugenzi wawe ngo nukutaberereka, nukutagira gute. Bihumbagiza by'abantu byakiriye Yesu birinjira kandi bitangira kunezezwa nawe, ariko ubuzima bwawe vuga ngo burabereretse. Ugize gute? Burabereretse. Mwanditsi aravuga ngo kandi ngo ntubererekere Satani. Aravuga ngo nuwibaga ntakagire gute, ntakongere kwiba. Ijambo ryatubutse mu mutima wawe. Vuga ngo uwibaga ntakongere kugira gute, ntakongere kwiba. Wasambanaga ntakongere gusambana, wabeshaga ntakongere kubesha. Nimugire ngo amen. Warutuye mu isi y'amabrage ntakongere kuburaga. Nimbarakishijwe kandi tubererekere nde? Satani. Hepfo yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo n'ijambo ryose riteye isoni ngo ntirikagira gute, ntirigaturuke mu kanwa kawe, ngo ahubwo ukubonye uburyo ngo uzuvugira ryiza ngo rishobora guhesha undi muntu uryumvisha iki umugisha. Ndore amapepo ateye mu isi n'amagambo ateye isoni. Isi yarakinguye, umuryango w'isoni nke warakingutse. Bantu bavuga ibintu yani tosha neema ya Mungu ndiyo uzima kuyatambua. Kandi ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kawe. Maneno machafu, maneno ya kupoteza nini kujeshimu, ayo ayaragwiriye. Mamesaje ateye isoni ntakaboneke mu matelefone yanyu. Nimugire ngo amen. Magambo ateye isoni ntagaturuke mu kanwa kawe. Bundi nigeze mbishurirwa ijambo nabwirije topic uwo munsi, nyine umwuka wera niko yarabimpaye. Nimugire ngo amen. Bahita bakora inama yo kutazongera kumva miga. Nimugire ngo amen. Nabwirije ngo gushira isoni nk'umuryango ukinguye w'ibyaha. Gushira isoni nk'iki k'umuryango ukinguye w'ibyaha. Nubona utangiye kuvuga ibitavugwa akanwa kawe, hari amahame ngiye kubasomera mu kanya. Nimugire ngo amen. Nubona utangiye uzamenye ngo ndakinguye urugi kandi nono sibyo kuberereka rugo narangaje nabwiye ushaka ngo naze yinjire. Why? Watangiye amagambo y'amanju, magambo y'isoni.
Bibiliya ivuga mu ngeso za kamere zotuma abantu bataja mu ijuru, ikavuga ngo ni ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Tangira gukora iby'isoni nke, menya kuko ubwami bw'ijuru wamaze kubusha iruhande. Isi yamenyereje abantu, bakavugwa bitavugwa, kanwa kabo bakamenyereje ibiteye isoni, kandi bagaseka bakumva ari ibintu bisanzwe. Ko Bibiliya yavuze ngo kandi ntubererekere Satani, tukazuberereka. Yo ni ihame rya mbere. Kanange haleluya. Epope ni l'ombre de Vegerinisha travailaho. Yani tosha neema ya Mungu ndiyo uzima kuyatambua. Haleluya. Mapungufu yangu Ndipo nguvu zako Yesu we zatimia. Twese tuvuge ngo amen. Amina. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Twongere amen. Bwira mugenzi wangu tukazuberereka. Kuberereka ni ikintu kibi. Mureka dusome mu migani. Cyanditswe gihushuke nimugire ngo amen. Imigani 25 umurongo wa 26 ngahagira umuntu udusomera niturangiza twumve ibi bintu. La biribaria silombadaya kina onda la kos. Yani tosha neema ya Mungu ndiyo uzima. Migani 25 umurongo 26 wa 26. Soma mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo umukiranutsi wiyorosha imbere y'abanyabyaha. Umukiranutsi wiyorosha imbere y'abanyabyaha Ameze nk'iriba ritobamye. N'isoko yandujwe. N'isoko yagiyemo ubucafu bayanduje. Amen. Soma 26 ku murongo wa 4 twumve. Ku murongo wa 4. Aho kuri 26. Bibiliya yavuze ngo tusubize umupfapfa ibihwanye n'ubupfapfa bwe. Kugira ngo udasa nawe. Kugira ngo batareba bakabona musa mwembi kubera ko wamuvuga ibintu bisa. Haleluya. Komeza uwo hepfo turangirizaho. Shabini mokela. Ngasoma. Subiza umupfapfa ibikwiriye. Correction. Nimugire ngo amen. Haleluya. Ibikwiriye iki ubupfapfa bwe. Ye kwirata ko ari umunyabwenge. Ye kwirata ngo agenda avuga ko yakwemeje afite ubwenge atahazi ko ari injiji. Hey! Dio. Gubwa neza. Amen. Nimugire ngo amen. Haleluya. Mbwira mugenzi wangu ihame rya kabiri n'ukutiyorosha. Ihame rya kabiri n'ukutigira gute? N'ukutiyorosha imbere y'abanyabyaha. Bibiliya yavuze ngo iyo umukiranutsi ngo yiyoroheje imbere y'abanyabyaha cyangwa imbere y'umunyabyaha ngo aba ameze nk'iriba ritobamye ngo n'isoko yanduye. Umva iyo shusho. Uzi ikintu ngo wakoze gusa ngo uba woroshe. Ni gute umupagani azaza akakubwira ibintu bipfuye ukagaragaza koroha kubi imbere y'umunyabyaha. Bibiliya yavuze ngo uba umeze nk'iriba ritobamye. Imana izi kurangiza ikavuga ngo nyanaka arasa n'umuntu umaze kwandura, arasa n'iriba ritobwe ngo kubera ikintu kimwe ngo yiyoroheje imbere y'umunyabyaha. Iyo umuntu akuzanyeho ibintu bipfuye, iyo umupagani akuzanyeho ubupagani, mbwira mugenzi wawe ngo nta tegeko rigusaba koroha. Nta tegeko rigusaba kugira gute? Koroha.
ndaganira n'urubyiruko cyane mu buzima busanzwe kwa kenshi nibo tuba dusengana nubwo baza bafatwa bakongera bakagwa ariko nyine hari igihe baza bafatwa ukabona nyine byabaye nimugire ngo eme satwana tukajana nimugire ngo eme iyo rero mbanganiriza abakobwa amabwira ngo mwebwe muri kamere yanyu musaba koroha no guca bugufi ni kamere yanyu ariko Bibiliya hari ico yanze yaravuze ngo imbere y'umunyabyaha vuga ngo imbere y'icyaha ngo nta tegeko riba rikigusaba koroha imbere y'umupagani imbere y'umunyabyaha wawe uzana ubupfu n'ubupfayongo iyo woroshe ngo ishusho yawe ihita ihinduka ngo ugahita uboneka umeze nk'iriba ryatobwe basubira kwitegereza ngo bakabona umeze ngo nk'isoko yanduye umuntu wese atovoma nicyo gihe abahungu bose bazavuga ngo uriya mukobwa ngo nari naramukunze ngo ariko sigaye mbona ukuntu kagenda ukuntu kakiyorosha mbere biriya bihungu by'ibirara nuko avuga ngo bakakubenga gwihishwa Mariya nuko bamubenze Yesu aramuvugira ariko giwe bari bamuhoye ubusa none se nawe nubusa wowe bokureka kubera kuko nyine basanze wiyoroheje babona uratobwe baravuga ngo yari mwiza ariko sinzi ukuntu ari mukumera karatobwe ndikakareba nkabona sinzi ibintu karimo utundi twenge tigenda nta mugeni uriyo vuga ngo bakarenguka iyo hirya kaje gushaka abandi ariko naje amakuru nzamvuga rimwe ngahe muzamura amaboko vuga ngo ubwo ni ubutumwa bwiza zamura amaboko ntukiyoroshe nimugire ngo eme ngira mugenzi wawe ngo ntibyemerewe imbere y'umunyabyaha kwiyorosha ntibyemerewe buri cyo Bibiliya yayivuga niki yayivuga imbere y'umuntu wese ushaka kukugusha imbere y'umuntu wese ufite inzira za Satani ntabwo ari ukuvuga ngo nusanga umupagani hariya ngo wamumuzana igituza ntabwo ari byo nimugire ngo eme hari ico Bibiliya irangiza imbere y'uwo munyabyaha utangiye koroha gute ufitanye gahunda kakoroha imba warakijijwe mukiranutsi ngo iyo yoroheje imbere y'umunyabyaha ngo ameze nk'iriba ritoba ndetse n'isoko yandujwe beyayi niyo yanejeje muzamura amaboko beyayi yavuze ngo ntugasubize umupfapfa ngo ibihwanye ngo n'ubupfapfa bwe nimubwira ngo eme ngo utaja gusa nawe utaja kugira gute waruzi ko iyo umuntu w'umupfapfa aje akakubwira ibintu by'ubupfayongo nawe ukamusubiza nkabirya ukubonye iruhande azagira ngo mugirane gahunda vuga ngo murasa mugize gute nzavuga ngo babiziranyeho wakabonye ukuntu nako kariko kage vuga ngo barabiziranyeho bombi kandi ngo rikosa rimwe wakoze vuga ngo wamusubije ibihwanye gusa nuko wamusubije ibintu bisa n'ibyo yavuze uwakubonye ngo yahise avuga ngo barasa we gusubiza umupfapfa ibihwanye n'ubupfapfa bwe utaja gusa nawe utaja kwibeshwaho cyangwa idahinduka inzira wari uzi ko ushobora gusubiza ijambo ribi rikagukurikirana iminsi rinakudai gharama ili upate kuliepuka siko icyo mvuze muracumvishe ushobora gusubiza ijambo ryoroheje ry'ubupfapfa iryo jambo rikakuremera ikigeragezo guhera uwo munsi kikakuremera kuzageza igihe uzatanga ikiguzi kinini wasubije ubupfapfa utaje kwandika kabi uzarwanya umwaka muzima kandi ntiwirekere Satani ndangwa no mwese ko murabizi aho rero biracyonga kagane haleluya
atazotaha azi ko yakwemeje, azotaha yamenye ko wabonye ubujijige, vuga ngo adataha azi ko ari umunyabwenge, adataha ngo namwandike usubize ubwire ibishuro birapfuye. Ibyo ntabaraga y'Imana urararikira ukagira bishaka. Ni urwango iyo umuntu yishwe mu mahame yo gukomereza ku Mana, ikintu cyagira n'abagwayi ni umwuka w'isi. Haleluya! Ni ibigezweho, n'ibyo abandi baba bakora, n'imyaka idahinza za Christ. Wari uzi ko ibyaha byinshi biri mu bantu, ariko ari ibyaha rusange byavuye ku mwuka w'isi. Amen. Waraje ushike wakira umuntu umwe, undi aramunakwiye, undi wa gatatu igeraho ikisazo. Mubwire ngo amen. Ndababwiza ukuri, iyo ubuzima bwawe bwiyabonye ku mwuka w'isi, nubwo ko hari akantu ndabonye ari ku mwuka wo gusiga amavuta ku kabiri. Mubwire ngo amen. Urabona ka nshuti gasize karaye. Mubwire ngo haleluya. Umwuka ari ikintu iyo umuntu afite amahame y'umwuka aza yangana tujye kwa mubwire ngo amen. Ariko babwira ngo turamuge gica natwe gikeya naranahakoze kubera amahame yo kumva ko nzokurikira abagani bakize. Nibona ko abagani bakaza kugonga umuntu barakora iki yari gusigabuka kugira ngo yego. Ariko n'ubwangu abantu bose twakorana mu zamu bari abasore tungana bose bageza baza gucya kagira gucya vuga ngo bakaramutsa kubera imitima yambaye gusa mbona tutse batazagira gucya none ukungu kurabuje murabo yamubira hanze bizo ko n'isi nabako murabo yagira cyukabura gusa barambe n'ubwo amahane bari bazi kazi bari ngo sema uriwe sema amahame y'umuntu yanga ikintu cyitwa isi. Aba niba usubaza wibaza ubwe ngo si ikintu kiri ku Mana nisa mubwire ngo amen. Ubundi itere ivuye mubwire ngo amen. Aka gasitire kaje kavuye he udusitire mubwire ushimwe ngo n'umwuka wese cyose nyo umuntu atazamenya ko akana koze hari ikintu kiba hakuka ukazukabo yego tuvuye kubwira ari mudodesha neza ariko kana ngasekastiranga aho gusiga utubendo sinza umuntu tazamusobanurira ko ari nakuka vuga ngo akuka kawumwe abagore abakobwa umwuka w'isi iyo umuntu ari mu mwuka azagira amahame akanwa karenga abaturage mubwire ngo akarimo kamwe nafashe umunsi umwe kugisha kaza bazari mu bakavuga ngo Oh
abakobwa bose bakavuma bakagira ishusho kamubwira yawe kugira ngo ikirenge cy'uwamuzaye niba ngo ni ikirenge cy'uwamuzaye ngo ni gusa ngo ni nyuma ya kiganiro ngo naciye akayobo asukwe arizi umubwire ngo amahame asukwaye ni ayandi ni aya Yesu umubwire ngo amen baza bakubwira ngo papa ukabwira ngo ntiyamuha kumufata Yesu nimubwire ngo amen bakubwira ngo ndori kwazanira ukabwira ngo mimi ntiyamuha kumufata Yesu haleluya nta nshuti ntabo kuko iyo shusho TV nimubwire ngo amen namuha amasukwaye automaticamente vai uma ntabwo usaba niba usa n'ubona isi urayikuze irakwakiriye nawe urayimenya ko kuzimana nanjye ntamutangira urego nene amen uriya ngo ka tigishushanye nanjye usichosoba musifana tigishu isi muzamenya kwa apana mutwagwa n'ibiriho ngo twebwe nari urasana k'umwami wawe yewe niba arabasambanyi niba arabarozi niba nawe urakeneye guse nabo